urumva wowe ko uzobangatwa kaho umva kubwira uzurohayo urangatwa kandi iyo umaze guhishwa uzawicara ukabita abana bawe kandi nibo baba bahashe none se buriya amafaranga yo nabahaye sa y'igihura ari amafaranga nta kamaro afite herega nuko indashini ihura nuyiha iyo bashima ibyo biceri nuko rwata ntiyangaruriye nari nzi ko ari bungarurire ariko ubundi yakabaye ubundi iyo umuntu aguhaye kugira ngo azanakongere uramusubiza kandi ubureka nkubaze uzubwira umugabo rugamba azagira umugore agatandaraza ukinjira agagira ngo ufite umugabo utakwenge hataki ntamutima umugore wazabyike wenda uhoraho wowe ntaho hari ariko abanyuraho barahari kandi nanone erega nuko buriya sinzi ukuntu iyi systeme yubakitse ntabwo twakabaye tubarira memememe nk'imfubyi cyangwa nk'ibigori nawe wagatekereje umugabo kujyamo icyo umumariye niko mbibona na Nyagatare buriya abagore bacu barabyuka kanacunda atacunda akajya gukamisha n'urwo kuko karukuraho bakabika umwitsa ariko ntabwo ari ukuvuga ngo noneho kigali nta nubwo umuntu abona ko yisegura ikibuno ngo akagira ubundi iyo uri mu mitete my reason bakicara bakabagira inama byafasha njye ndumva aribyo byaba bifite akamaro cyane kurenza kuba ngira namuvugisha cyane ko bimeze rero njyewe nicyo gisigaye niyongera kumvira nabi nzahamagara wa musaza wari mu bukwe bwacu batweretse mu nyamukuru y'umuryango aze agira ikintu kandi wa musaza ni imfura rwose ntago yagira kandi papa aramwubaha ahuza na papa barahuza pe rero ntekereza yuko byanze bikunze ibintu yamubwira ntago yamusuzugura ahari wenda we yagira ikintu kinini nyine agira cy'impinduka cyatuma nyine areka ibintu arimo arakora ariko hari none n'umujinya none reka bibaye byihuse nawe ntago arabyakira ndabyumva nta muntu wenda reka ubu ngubu tube tubiretse kugira icyo tubivugaho wenda tube tumuretse abanza acururuke ariko wenda nibiramuka byongeye ukabona aho kugira ngo ujye ukomeza urara muri salo ejo n'umwana atazanagusanga hano waraye muri salo sibyo nubwo byaba byabaye wenda ngende mukuru ndanabyumva ariko bari abandi n'abana sibyo kugusanga uryamye muri salo ni ikibazo no hogoka asanzwe haguruka ugende waza none se baracyaryamye mu cyumba oya ntacyo ngwino wowe ugende ujye kuryama wowe ubwo ijoro siri kukurya oya mami nta kibazo ngwino uryame mu cyumba cyanjye sibyo n'ubundi njye ndaje mpite njya mu gikoni ndahindutse kugira ngo imbere yanyu kugira ngo mbategure breakfast nta kibazo wowe ugenda ujye kuryama mu cyumba cyanjye ndatagukurikira nta kibazo ujye muhita ukinga ubundi ibyo biramureba icyumba uryamyemo ko ari icyanjye n'ikiwe ubundi arabazamo kumaramo iki tugende kambarute rwose mbakubire wayo kandi mwibuke mugarure amafaranga zamura amaguru mpungu zamura amaguru rwose igiceri buriya ariko muze yamwiza ari ndaragiye serumvaga muvuga 20 suda muvuga uyu ni 50 uriya ngo 50 tuvuze dushaka kugura umugoro ntabwo dushaka igikamba uri kubyumva turavuza ngo dushaka gukoteza yashyizeho 150 muze ntabwo twavugaga 50 y'igiceri twavugaga nuko yabyumvishe niyo mpamvu yaravuze ngo reka turute muze twavugaga ko bagize igihugu nini nabandi ntabwo bibeshye ibitekerezo amafaranga ibiceri 300 ubwo byaba ari mu rugo rwa Nyagatare waruguramo iki harimo ikirundo cy'ideni hano hariya mu gasima barimo gucuruza igiceri cy'ijana dutahobera abagabo ni bajye bavuga we ntukavuge 300 ntagarama aho no gusa kuba no kumenya amata
nta kundi hanyuma oya samuze turakubohoye niba ariyo yari ayawe turakubohoye nta kibazo mwamuje gucira hano reka none se aragiye yorere mwere mani ndayishyiraho agazarya yorere mani mureke umusaza nabonye ewana nta kibazo mani ubwo izo message muzohereze hanyuma amafaranga tuyashyira naribigiye uzumva nta kibazo mani mushyiraho mufite ngiye mbareka gereza ni ihene ni inkoko numvariza bayashyushye numbaza ibyo barimo mani wanditse ariko mwana mfite gahunda zanjye hari umuntu tugiye kubonana bose ngiye kubona na bose ugiye gupanga muri gahunda z'akazi igihe cyageze amatariki yageze ugiye kwishyura abakozi ndi kuri serivisi zo gutanga raporo uramurango tuvugane ntabwo niri bahanga umunsi wose akamugurusu waje mbabarira ndawambabariye kukumara wambabariye wambabariye stress warasebye shaka warasebye niba kinga ataragusebye yanga warasebye papa wari ugiye kandi nagushakaga nizere ko utari kwihuta cyane mfite gahunda ngiyemo ariko ntabwo byatuma ntagutega amatwi nyine hari ikibazo nari mfite nyine nari maze iminsi nyine mbona nyine maze iminsi mbona ukuntu wanjye na stepmother nyine hari ukuntu muvugana nyine njyewe ndabyumva ndi mukuru nta n'ikibazo ariko nyine hari ukuntu nyine umubwira kandi urumva ukeneye umuntu nyine umwumva cyane ko nawe ari mu bihe bitamworoheye rero birambabaza rwose nk'ubu ejo bundi namusanze aryamye ejo namusanze aryamye hano mu ntebe ariho yasinziriye nyine nkibaza urabizi ubwo bwonura mwana hagize uhamusanga cyaba ari ikibazo rwose papa ndakwinginze niwe dufatiraho urugero sibyo ndakwinginze rwose basi gerageza ibibazo n'ibibazo mufitanye ushaka ukuntu mubikemura ariko rwose ntabwo ari ibintu byiza kuba nyine byaba bimeze kuriya none se aburana ntungwe kuriya gute sinyumva neza byagenze bite kuvuga ngo kuriya nyine urugero byo ni ibiki byagenze bite kumva ukabyibuka isharira ikintu cyo cyumba cyawe ntabwo turagitunganya neza ariko zihangana turabikora sibyo baza kureba uko twagikora dukuremo amasuku ibintu bigende neza nari nisaho cyane biritara muri ikora inaraga kandi nakoze nta kibazo ubwo uzajya urara hano ugize icyo ukenera wajya umbwira sibyo nagufasha cyangwa se nawe twamufasha tukajya utundi twabigenda nawe ntabwo mba mfite ubushobozi bwo gukora ibintu byose sibyo yego ubwo rero uzajya urara hano ahubwo ese ufite imyenda yo guhindura kandi igenda ujya kureba mushakira imyenda y'aho wagiye wumva rero ko wagiye wumva nawe ugakasa nk'abandi basore ikibazo mwakoze rero rero hari ikintu ushaka kubwira mu by'ukuri nta n'umunsi ndamahanga ariko umva ibishingwe none uriho kungura akubwira takwengera ntakundi ni ukukubona umuntu uhagaze gusa ntakinyabupfura nta mutima uri inyamaswa murashaka ko uzajya ngenda nicaye nimba ari ibyo umuntu yareba ukuntu abikora icaruta utaruka nk'igikeri aho kugira ngo ugende uhagaze nk'umuntu w'umugabo n'ubwanwa nta kibazo ariko rero nanone tujye buriya umuntu ntagace bugufi ngo insina ngufi bayicaye ibitoki cyangwa urukoma umuntu ntagace bugufi ngo agutege amatwi ziba nagukubita inkoni nka kwirega nimba ndimo kuvuga ntukanamvugiremo urabona akanyagwa kareshya nk'ipfundo ry'inkoni nta kibazo wowe uresha ngaho uri igiti k'iruhabuzo ntacu umaze gusa nuko ukubona hanyuma se wamara iki gihugu usibye kubyuka ukituma wagira ngo jenda koropa kakugaburira kakumese kagaburirwa amazi nta kibazo norya amazi aho kugira ngo indye ibiryo yo kureba
birutwa no kuryama turapfa iki se ubundi warushyiwe nta kibazo wowe urusha uhagaze urutwa n'uwapfuye bakamushingura kandi ubu ntakibuka buriya niko ntakubwiye nagiye mu gisirikare nzi gukubita ahantu hatabyimba naguhwanya ntukubita mu kameme ukoranya amaraso ugabanya kunyita imbwa nkaho ntacyo maze kubita imwe ukora mu kameme ukoranya amaraso najagana nagiye muri Kongo nubwo ntagiye muri bari abandi ariko ruguru umutu yari afite ukuntu azafata akazamura reka tujye tunacisha bugufi kuko izo nsinga zo zicika rimwe ntizongere gukora kandi abagore mwamenye ko arizo mbaraga nke zacu uhura n'ikiganza oya ngaho mbwira icyo dupfuye kureka kubaza ko King yambwiye nahoze mubajije gara arantambikisha namubaza akazambwira amagambo y'amatambi ni gute umuntu w'umugabo ungana nawe uhora uvuga ubwejagura ngo ufite inka 500 ugeza abana ibiceri 300 zo guhaha bahaye bateranye kandi gumaze amayenga 3 hano kurashitse ukwezi none rero nuko wenda no mu buryo bwo kwisobanura mutamenye impamvu umuntu yabahaye ayo mafaranga bari abanyagwa ntabwo nyine yababyaye ngo mbarere papa nyine ndabizi kubizi kubera ko uwo munsi muri cyagisa aza arega bwari bwake ntabwo yaharaye n'uvuga mu garaje yamuho gato ari bwake icyo gihe nari hari abashuti banyu twahuye dusangira ikirahure cyawe ngira ngo ushobora nageze nkatura nk'imibi akumva arabangamuwe ntabwo ndasara kunyavuga nabakunze oya urumva ubwo bimeze gutyo twumvishije kandi ntabwo namaze kuba mukuru ntabwo nakwifuza ko muhangamirwa ubwo hari bitaragenze neza ngomba gusura kandi ni byiza ko bumva kuri nyine n'ubikosora uzabukoze cyane kandi rwose turanabyishimiye tubona nyine mubanye neza nyine mu rugo twese twishimye reka tugomba kuba twishimye ariko nanjye nayimubwiye nyine yuko wenda ashobora kuba hari izindi mpamvu zabiguteye kuko ndabizi ko utari umuntu mubi sawa rero nawe mfite gahunda nshaka kujyamo ubwo rero nta kibazo uburyo wandwaniriye hari ikindi kintu byanyeretse mu bigaragara ko bitandukanye na mukuru wawe hariya kubera ko we tunagihura bwa mbere uzi mukuru wanjye neza mana ntabwo wabyumva nazaguturikana uzabibona cyaze aya mashuka uri kumva rero nashaje baza kuzaguhindurira nta kibazo n'ibi ngibi mwamumurira binyiritse ko nibura kuri ahantu bagifite umutima wariho ariko kugira umutima mwiza nta kintu bisaba nawe ndabizi ko buriya hari ibyo yagiye afungira akabura ibitotsi kubera umutima mubi nta kintu yari umubiri nta mahoro aba afite ni ukuri ahubwo simbizi ni ukuzamusengera nta kuntu wambwira ngo ntagasinzira nijoro njyewe uzi ko twahuriye ku muryango nkabwira ngo kandi ubwa mbere duhuye nkagira ngo n'ikindi kibazo twari dusanzwe dufitanye wagize imana ntiyagukubita n'ubushyira nagukubita byari kuzamo reka mushakire imyenda uhindura isuku nta kibazo rwose muramubonye murakoze kandi kandi ndaje urumva wowe ko uzobangatwa nkaho umva kubwira uzurohayo urangatwa kandi iyo umaze guhishwa uzawicara ukabita abana bawe kandi nibo baba bahashe none se buriya amafaranga yo nabahaye isaha y'igihura ari amafaranga nta kamaro afite herega nuko indashima ihura n'uyiha iyo bashima ibyo biceri nuko rwata ntiyangaruriye nari nzi ko ari bungarurire ariko ubundi yakabaye ubundi iyo umuntu aguhaye kugira ngo azanakongere uramusubiza kandi ubu reka nkubaze uzubwira umugabo rugamba azagira umugore agatandaraza ukinjira agagira ngo ufite umugabo utakwenge hantaki ntamutima umugore wazabyike wenda uhoraho wowe ntawe uhari ariko abanyuraho barahari kandi nanone erega nuko buriya sinzi ukuntu iyi sisiteme yubakitse ntabwo twakabaye tubarira memememe nk'imfubyi cyangwa nk'ibigori nawe wagatekereje umugabo uko ujyamo icyo umumarira niko mbibona na Nyagatare buriya abagore bacu barabyuka akanacunda
atacunda akajya gukamisha n'urwo rukoko karukuraho bakabikumwitsa ariko ntabwo ari ukuvuga ngo Kigali nta nubwo umuntu abona ko yisegura ikibuno ngo kagere ubundi iyo uri mu mitete mu byatsi usegura ikibuno oya subiza 300 yogura iki kano kanya umunyu uzugura 3 litara igitunguru ntabwo baguheza kimwe n'ikiro niko mbere yuko ngenda ahubwo ko mbona mbe nkugiye mu bukwe ugiye he papa nanjye hari abashiti banjye nanjye kujya guhura nabo mu kanya kutari wabimbwiye si kanzu menyereye yambara igiye mu kirori cyangwa se wambaye ugiye mu kintu mu bukwe abashiti bawe nejo se cyane uyu munsi oya n'uyu munsi mu kanya ariko nari nabwiye mami nari namusabye uruhushya we nari nabimubwiye nawe ariko numvaga ndi bubikubwire no mu byari bitumye ambwira ngo tuganire nabyo numvaga ndi bubikubwire ko n'umwanya kugenda bimbwiye ariko urabizi ya masaha kwiyerengeje ko ntago ndi butinde n'ukuri ndazi isaha suyize ntago ntinda papa ndahita nihuta ndetse ngaruka ndabizi n'ibintu mami yambwiye ngo mufashe birthday zimwe zanyu mujya mu cyangwa ni oya nta bashiti banjye tugiye gusohokana bisanzwe mugiye gusohokera ni hariya ruguru hari aga coffee shop kaje ni n'abana beza nta nubwo banywa n'inzoga ari ukuri urajya gutaha nahageze nongera gutahana nta kibazo ahubwo turaza kuvugana sawa nasi mwiza sasa nawe Nadinguze ni name ibintu byose ubona birunze hariya urumva twaragiye tukabitora hari aho twabicukuye nta murima wasize hano uzi gihari taha uvemo taha uje kumwa ayo mata umwiyo kanyanga nimba uyiteka nimba uyigura simbizi uve hano ukura turembeje turarembejwe uraducumuje gutaha byo ntabwo ndi gutahe none ufite ifaranga boza ifaranga ninde wakubwiye ko ufite amafaranga umuntu ufite amafaranga asa nkaho ageze ko humura ubutaha urumva ikosa nakoze ni ukuyabaho ubutaha ntayo nzabaha hanyuma genda bugire mu kazi reka kubwiza ukuri ndakumaze tibaza saa sita utangira aka kanya urebe ikibazo wagize utangira usenge usenga saa sita kurya nimugoroba babaje isaha 12 bagishika bakiva ku kazi niho humura reka mbwiza ukuri ngiye buriya kugira ngo yincishe inzara wanyincishe inkoni sibyo uzankubita ariko sinakubyaye singiye gukubita umusaza wakubiswe n'inkuba nayo yarakuretse uba hariya mu ishamba ritagira igiti inkuba ntigukubitwe uzokubitwe n'imiti ntabwo bagufi mukagira iminwa miremure arabwejagwera nyagukubitwa n'inkuba 300 warayakore nyagukora inzoka mu kanwa ibi bintu wowe ubona uzabishobora ntabwo muzanyira umunsi nasubira kwiga icyo kintu ni abakobwa mufite amayifone mumeze neza mu Rwanda mbona amasinapu muratwika sasa ugomba gutwika wowe iyi generasiyo niyo gutwika nubwo njya numva kuvuga abantu maheda murumva kure sindazi ikinyarwanda neza no gutereta byaranze rero bava bagutwaye kode ahubwo numvishe ngo ni uko yabo yabyaye kumara koko kuri ba koko byara nuko yarabyaye ihene yiwabo yateye iyo mukiga izo story uyu munsi nabonye ubwo agiye kwihuza hariya hirya nyuraho gutyo koko ibyara ihene iteranda ihene yayiteye mu Rwanda mufite kibazo inkoko ibyara na hene byarabyaranye kuzabyara ihene nkoko indenga ibyo nukuri pe nase mvuga ati yego mbega story nzinshika hanyuma ngeze hirya nabwo nsanga ntuze kwa macibiri nabo bagize ucya mama we
niba yasanga ngo umugabo we ngo yatashye ngo yasinze baba baragundaguranye isafuriya ku mutwe undi afata umwuko undi aterura imbabura byari faya ndavuga ati njyewe byahano ahangaha bararwana abagabo bakubita abagore umugabo yafashe isafuriya mu Rwanda pyutu bapfaga nk'inzoga ngo ntago ajya asiganga amafaranga nyine ngo yarasi abagabo bakunda kunywa inzoga cyane banasiga amafaranga menshi mu rugo ntago ajya yasiga mu rugo kandi agenda akayasindira n'indaya ze afite abandi babita abagore engambe ndugwa ajya agenda ngo rero ngo abana ngo ntago abishyurira ishuri ngo umugore ngo ntago amusigira ibyo kurya mbega ni faya babananye badashakana umugore yari yariziritse ku mugabo umva ni story zajya umushyura nawe ufite amastori yo mu karitsiye mbega kujya babona bacaho bafatanye kuri Meze neza uri kureba kandi uri kureba nanjye kubwira ngashaka amafaranga ngo nishyure njyana ku ishuri kandi mama nasubiye ibyo twavuganye mpamvu naje kubikubwira rero mama mwana ndi kwishyura ibyo ku ishuri ibyo mwambwiye narabyemeye kandi ndabikora nasubiye ikibiri bitanu ubona ufite ubwenge wowe byanditse ko twagiye mu masezerano ibihe ko twatangira amafaranga kandi twabivuganye ufite ibimenyetso kwiga bikumariye mu by'ukuri nimba ariko tukajyana n'umuntu amasezerano nyine ngo twarasezeranye byanditse se abagabo bari heza nk'uko twabizi reka n'ubundi gushakana n'irambo nk'uko kabigera koko mbese icyo ko wihebye ese urwa kune kutangira umbaza ni ibiki rero byagenze bite nshaka kubaza kingi ko yahindutse muri iyi minsi urabona nyine impamvu mubajije gutya mani mu gitondo namuhagaritse cyangwa ko tuvugana nyine bimwe wangiragamo inama umbwira ngo nzamuvugishe nambwiye wampaye umwanya wa gatatu tukavugana mani yego mana si wowe waruse asohoka yari ari kunyishyura agashaka kuvugana yanyuma umwanya mani ni ibintu nyine namumenyereyeho byandenze numiwe ariko ndazi ko umaze guseba mani ntabwo ari uguseba igora nizese mbwira njyewe niba umuntu acyakubaza iki kibazo kingi yaragusajije yarakuroze byagenze bite n'ubu stile turacyari kuri case ya kingi so kubaza ni ikibazo basi ndekeye ntabwo uzi ko ubutangiye uzamamagara simwitabe nizina kandi ndi kukubwira ukajya ni brag kuko njye ndambiye iyo case ya kingi reka nkubaze ku bindi twavuganaga neza ubu ngubu kuba ndi kukubaza kuri kingi byabaye ikibazo kumumbazaho nta kibazo ahubwo ikibazo umumbazaho buri munsi ubundi ko mubana ikibazo cyakire wajye umuvugisha kandi atamumwanya ngo muvugishe nyine atagumwanya se natawuguha nyine wawumwimye nawe niwe ubundi kingi no muhungu wenyine ubaho dada sindi umuhungu ndebe ubundi ufite icyo kibazo abahungu baruzi Kigali nanjye ndi mureba ubwo ngubwo rero reka nkubwire nanjye nukazunyakisha ibintu by'inama za buri kanya niba nanjye utabashaka kunega amatwi reka nkubwire ngo ndayagute ceceka rero ceceka maye mvuge kibazo nsohoka wano ngenda ku muhanda abantu baravuga kiriya ntabwo ari Kinyarwanda kiravuga Runyarwanda neza kavuga ndareba bintu gake nirukanse nasubiye mu rugo mwabeje wano angenze ku muhanda mbana iminota 2 gusa ngenza rero ngaruka ankubira yafite ukuntu kwa n'ukuntu ndi mugufi ukuntu ninjiramo neza ega mbangu ufite damura ko si urasetsa kare inshuti yanjye muri uru rugo uri inshuti yanjye pe muri uru rugo niwe muntu wa mbere unabara ariko ikibazo ugira umudomo wakunaniye buriya nubone turi guseka ugire ngo niwe
ibyo wavuze reka nkubwire dadi wawe asohoka arambwira mubire minsi maze ampe amafaranga mve hano none umubiri iminsi maze hano aguha amafaranga ntago ari budodo umunwa wawe kakubwire ambaza nanga mpaka namubwira ntago mbizi agenze mu cyumba agarukana amafaranga mu ntoki mubira nanjye none si mukobwa wawe avuga mudamu wakuyemo nda 3 ambimubira arakara cyane agenda My